Hello muraho neza. This is JP Forex Online. Muri Did You Know nkuko twabasezeranyije ko tuzaba tubategura ibintu bitandukanye. Uyu munsi twateguye kuza kubasobanurira cyangwa se kuvuga byimbitse ku bijyanye n'icyo bita demo account cyangwa se icyo bita practice account. Yaba ku bari bazi kwibaho wenda badasanzwe biga, yaba ku bayikoresheje ariko batayiha agaciro, yaba nabifuza noneho kumenya ese mu by'ukuri demo yaba idufasha iki. Ubundi mu gutangira, demo account ni konti idufasha kwiga forex tudashyizeho amafaranga y'ukuri. Dukoreshaho icyo bita virtual money. So rero demo account ni uburyo bwo kwitoreza ubucuruzi bwa forex cyangwa se kuvunja no kuvunjisha twifashishije izo virtual money. So rero ibintu tugiye kuvugaho bya mbere ni impamvu demo account ari ingenzi, ushobora kuyikoresha neza, igihe ushobora kuyimaraho, ndetse n'ibyo ugomba kwirinda wakoreshaga demo mbere yuko ujya kuri live account. So cyambere ni icyo twababwiragaho duhereye kuri demo ni iki. Demo ni konti ishingiye kuri real time market data cyangwa se demo ibiconnectinze n'amakuru ya nyayo ari mu isoko, ariko ikoresha amafaranga ataraya nyayo. So kuvuga ngo ushyiraho amafaranga biba byiza iyo ushyizeho amafaranga angana nayo uri expectinga kuza tradingiraho, noneho ukayimenyereza ariko uri kubigenekereza nuko nujya ku mafaranga ya nyayo uzitwara. Demo kandi ikoreshwa n'abantu bashya mu isoko cyangwa bashaka kugerageza strategy nshya. Ushobora kuba uri mushyashya ugahera kuri demo, cyangwa se ukaba ari usanzwe ariko hari strategy ukeneye kugerageza, burya biba byiza nabyo bikoreye kuri demo account. Kandi demo ni ukuvuga ngo kuyiba wayigira nta kintu cyahatari gisabwa, kuba ufite email cyangwa se ukaba niyo downloadinze MT4 cyangwa MT5 bahita baguhereza demo ushobora kwitorezaho. Ariko biba byiza nk'iyo twandikiye tukaguza n'umubloka, ugafungura demo ku mubloka, ugashyiraho balance y'amafaranga ushaka kujya uritorezaho. Nibyo biba byiza kurushaho, kugira nurangiza kwitoza biba ari ubuntu, ushobora gukora deposit ukomerezeho. So rero tugiye nko ku mpamvu z'ingenzi wakagombye ubundi gukoresha demo account muri za kategori ebyiri twavuze hejuru. Niba uri mushyashya ni ingenzi, ndetse niba usanzwe unakora ukaba ugiye kuba watryinga strategy nshyashya. Icyambere ni ukwiga uko isoko rikora. Icyo kintu cyambere impamvu ugomba gukoresha demo, ubundi ugomba kwiga uko isoko rikora, ukareba uko igiciro gihindagurika, uko candlestick zigenzura isoko zigenda, time frames zitandukanye. Ibyo byose ugomba kubimenyera kuri demo account. Cya kabiri ni ukumenya uko platform zikora. Mu platform dukoresha tradinga arimo MT4, C-Traders, MT5, Blockers account cyangwa se platform z'aba blocker. Ibyo byose ugomba kubyigiraho, ukamenya uko basettinga amaoda, uko ushyiraho stop loss na take profit, uko upima pips. So izindi mpamvu zindi ugomba kumenya cyane cyangwa se akamaro gukoresha demo account, ko turi kuvuga ku bantu batandukanye, ariko noneho kuri gutryinga kumenya ibijyanye na strategy yiwe. Ugomba kumenya kugenzura no gutegura uburyo buhora bwo gucuruza, ukamenya ibijyanye n'amasession. Byose ibyo ni ibintu umenyera kuri demo. Noneho ugashyiraho neza icyo bita trading plan no gushyira mu bikorwa discipline yawe, icyo bita risk management. Byose ni ibintu uva kuri demo waramenye, bikagufasha kujya kuri live account nta kibazo na kimwe, cyangwa se nta challenge y'umwihariko uzahura nayo, kuko byose uba waravuye kuri demo usa n'uwabyitoje ku rwego rwiza. So rero hari ikibazo abantu bajya bakunda kwibaza ngo wenda igihe cyiza umuntu yagombye kumara kuri demo account ari kuyikoresha, yaba asoje nko kwiga cyangwa se ari nk'umutangizi. It depends. Umva aka kantu, ese waba warigeze byibuze utekereza inshuro imwe ko bakoresha telefone na internet yawe ibintu bigira akamaro ku buzima bwawe?
byibuze bigerageze nonaha usure website ya jbforexonline.com. Nizere ko mumeze neza cyane. Mwe mutunze telefone n'ama laptop mbazani ubutumwa bwiza bubafasha mu kuba byabaha umusaruro. Uti bimeze bite rero? Nkuko mubibona rero muri laptop yanjye ndi gukora ibijyanye na online forex trading. Ikiza kibi rero ushobora kubikora bibereye mu kazi cyangwa ugahitamo kubikora byonyine ubundi ukibonera amafaranga. Abenshi barabyibaza batse byakunda, birakunda neza cyane. Hari ikintu ngiye kugusaba kubera yuko kugira ngo ukore ibi bintu bya online forex trading no kuba ubifiteho ubumenyi. Kubigiraho ubumenyi bituma ubikora neza cyane. Muzaniye website iza gutuma ubona amakuru yose ukabigiraho ubumenyi bikagufasha kubikora neza. Uti website ni yiherero ni gbforexonline.com 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 www.gbforexonline.com gbforexonline gbforexonline. Aha biterwa n'ubushobozi bw'umuntu mu bijyanye n'imifatire, ukuntu yize, wamwigishije n'icyo ashaka mu buzima. Kuko hari abantu baratandukanye, hari abantu bahubagurika agenda akamaraho cyumweru kimwe agahita avuga ngo reka njye kuri live account, simbona se trade ebyiri zaranze izindi 5 zikagenda neza. Ariko ni ibintu ugomba kugira consistency. Niyo mpamvu rero buriya by'umwihariko ntabwo igihe kiri fixe, ariko twagombye kubibarira mu matrades. Ntituvuge ngo ukwezi ngo kumwe uri kuri demo ngo amezi 2, tukabibarira mu matrade cyangwa ku ngano ya account. Tuvuge niba uri kumva uzatradinga kuri account y'igihumbi ugahera kuri demo y'igihumbi ukavuga uti byibuze ningeza ku 1500 cyangwa se ningeza ku 2000 nkayikuba kabiri. Ibyo nize byose nabishyize mu bikorwa bitahuje na tombora, nzaba ndi ku rwego rwiza. Cyangwa se ukabibara mu matrade ukavuga uti ngiye kuzakora trade byibuze 50 nagenzuye neza. Trade nyinshi byibuze 30 cyangwa 35 nizigenda neza, nzahita njya kuri live account. Aba ariho ntangira gukomereza urugendo rwanjye na applyinga ubumenyi mfite. Sibyo ibyo bintu rwose byumvikane neza. Ntazagira umuntu ujya kuri demo ariko uvuga ngo agiye kwamara iminsi, ahubwo ngiye kugenzura amatrade angahe nzahakorera, cyangwa se ngiye kuvana account ye nzayigeze hehe, nzarebe ko igihe bizantwara n'ukuntu bizakunda na applying strategy yanjye. So rero ibyo ngibyo biba determined n'umuntu ku giti cyiwe, akareba uburyo bwiza ashobora gukoresha. So twebwe ubwo tukwadvisinga no gukoresha icyo bita account, ukavuga uti nyivanye ahangaha ngeze ahangaha. So rero niba wumva witeguye neza kujya kuri live account, ufite strategy wakoze neza, uzi gucunga risk management, uzi gukora profit consistency, ukabikora kuri demo. Iyo ugiye kuri live account ntubangamira amarangamutima yawe cyangwa ngo ubashe kwihangana nawe ubwawe, nta mpamvu nimwe ituma bitagenda neza. So ibyo ugomba kwirinda mu gihe uri kuri demo account, irinde kugira ama fake confidence. Uvuga uti ko hari abantu bagira kuri demo bakunguka kuri demo bakumva barangije kwiga ibintu barabisoje, bagahita bajya kuri live account. So wigira amarangamutima ari fake. Cya kabiri, gucuruza nabi kuko nta gihombo kiriho, ugasanga kuba utari guhomba bituma ucuruza nabi, ntugire panic. Ibyo byose bikosorere kuri demo, ugifate nka account yawe ya nyayo. Ikindi ugomba kwirinda ni ukutagira trading plan. Gira trading plan nk'uko uri kuri live account wagombye kubikora, bizagufasha kugira ngo ujye kuri live account ibyo bintu byo gukora trading plan ibyo byose bimeze neza, nta kibazo na kimwe ubifite. So inama z'ingenzi rero, fata demo account nkaho ari live account. Ibyo nibyo biguha imyitozo y'ukuri nk'umuntu uri kwimenyereza. Ikindi, jya wishyiriraho amafaranga kuri demo ahwanye nayo uzacuruza kuri live account kugira ngo bizagufashe kubihuza. Uri gukora practice nujya kuri live account ntibizagusabe kugira impinduka nyinshi. So ndumva ari aho ngaho nasoreza, ariko nkuko bisanzwe wumvisha ibintu kumva ari sawa, ushobora kudushyigikira, ni uburenganzira bwawe kuba wakora subscribe cyangwa ukaba wanasharinga abantu batari bazi akamaro ka demo account nk'iyi video bakayibona.
and then niba utanafite account ya demo account, hasi muri link twebwe dukorana n'umubloka witwa HFM, duhora tumubabwira kuri buri video. Ni umwe mu mabloka batanga serivisi nziza mu Rwanda. Ushobora kuhafungura account uzajya tradinga ku buryo bwa nyabwo, ariko agira n'ama account ari ushobora gufunguraho demo ugakora imyitozo. So ukeneye kugira account nk'iyo ngiyo ushaka kuyifungura wenda ukaba utabisobanukiwe neza, ushobora kutwandikira ku buntu kuri WhatsApp tukagufasha kuba twayigufungurira, and then wazagera no ku rwego rwo kujya kuri live account ukaba wahita ukomereza. Mbere yo gusoza sinabura kubanza kukurangira social media zacu kugira ngo ube wadukurikirana ujye umenya amakuru agiye arambuye cyangwa se ajyanye n'ibyo tugenda tuvugaho, by'umwihariko ku bijyanye na Global Financial Market. Social media zacu zose dukoresha JB Forex Online. Kumenya amakuru arambuye byisumbuyeho ushobora gusura website yacu ariyo jbforexonline.com ukamenya byinshi birenzeho. Ibyo bidahagije cyangwa se by'akarusho, dufite group ya Telegram, buri gihe tuyipininga muri description kugira ngo abantu bashaka gusobanuza cyangwa se kuganira ibyisumbuyeho duhuriye muri group ya Telegram, aho tuganira byimbaza nkusubize, wandika usubizwa, ikibazo udafite usobanuza. Mbibutsa kandi ko muri JB Forex Online ubu ngubu twabazaniye igisubizo ku bantu bagiraga ikibazo cyo kwiga bitewe n'amasaha cyangwa se bitewe naho baherereye. Dufite GMT itandukanye cyangwa se bitewe n'igihe bavira mu kazi. Ubu muri JB Forex Online dushobora kugukurikirana igihe cyose weho wabonera umwanya wo kwiga. Ubu niwe tubwira igihe cyo kwiga, yaba mu gitondo, yaba nimugoroba saa 10 uvuye mu kazi, saa 11, saa 12, saa 2 z'ijoro, yewe na saa 5 z'ijoro, saa 7 z'ijoro. Ubwo ndi kuvuga ku bantu bo hanze muri za Canada, muri za Belgique, usanga dufite amasaha kuri GMT atandukanye. Ibyo bintu nizongere kubabera imbogamizi, twarabikemuye. Ubu ngubu mu gihe ufite ubushake n'ubushobozi bwo kwiga muri JB Forex Online, turagukurikirana igihe cyose weho ubonera umwanya. Get rich or die trying.